Nitwa Ntihanabayo Samuel, umuyobozi w'uruganda rwa Ingufu Gin Limited. Mu by'ukuri uruganda twarutangiye mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa 11, ariko ishusho aho byavuye n'isanzwe n'undi umucuruzi, ariko umucuruzi ibintu n'imporose mu bindi bihugu duturanye cyangwa mu mahanga muri rusange. Nyuma nza gutekereza nkasanga turakoresha amadovize menshi tuyohereza hanze kandi bikanatugora ntitugereho igihe. Akenshi ugasanga turazana ibinyobwa byacu twabigeza hano ugasanga bibaye bikeya, abantu bakabibura, tukongera gutegereza ko byavaga kure. Mu rwego rero natekereje yuko nshobora kugenda nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu adukangurira kugira ngo twigire kandi tubashe guteza igihugu imbere. Nza kugenda nzenguruka ibihugu bitari bikeya ndeba uko ibindi bihugu bikora n'izindi nganda zikora mu bindi bihugu, cyane cyane izo naranguragamo izo nzoga nazanaga mu gihugu. Nibwo nagize igitekerezo rero ntangira uruganda aha mu Musanze twatangiriye n'ikindi gice cya inganda cya mu karere ka Kamonyi. Dutangira dufite abakozi 12 dukora produit ebyiri zonyine. Kugira ngo murabibona ko tumaze kugira produits zigirenga 10, bivuze ngo uruganda rwatangiye gutera imbere, cyane cyane ko ibinyobwa dukora byakunzwe n'abanyarwanda n'abanyamahanga babikunda. Kuko ngubu dufite ibihugu birenga 3 dusigaye twoherezamo, twohereza i Burundi, twohereza Uganda, twohereza Tanzania, twohereza Nairobi muri Kenya. Bivuze ngo twatangiye gufungura imipaka yuko ibinyobwa dukorerwa mu Rwanda bisigaye bijyana mu bindi bihugu. Rero nshimira akarere ka Kamonyi muri rusange ko kaduhaye ahantu ho gukorera hateguye hagomba kujya inganda. Kabaye naho nkorera uyu munsi wa none. Ubwo rero uko nabwo twatangiye dufite abakozi 12, dufite izo produit ebyiri gusa, twamaze kwaguka. Ubu dufite abakozi 139 bahoraho bakora umunsi ku wundi. Tukajyana n'amwe twiyambaza bitwa nk'abanyakabyizi badufasha igihe dukeneye produit nyinshi ku isoko bagera muri 60. Ukaba rero nkuko wabonye inyubako tumaze kubaka nyira mu mwayibonye, tumaze kugira inyubako nziza ku buryo nejo bundi Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yaje kufungura ku mugaragaro ngo rukore ku mugaragaro. Rero nshimira cyane kuba dufite igihugu cyiza, tukagira ubuyobozi bwiza budukangurira kugira ngo twifashe tubashe gutanga n'imirimo mu bantu. Hari ikintu ugarutseho ku bijyanye n'abakozi n'uru ruganda, n'iki kintu kigushimisha nyuma yo kubona uruganda rurimo rukora gutya rumaze gufata? Murakoze. Ikintu cya mbere kinshimisha no kubona abakozi dukorana biyumvamo yuko uruganda rubafitiye akamaro, cyane cyane ko benshi ari ababyeyi, ari abadamu kandi benshi barubatse, n'urubyiruko narwo rukoramo rwangije amashuri rukabona akazi mu mwaka ka Kamonyi. Bakaba dukoresha abo bakozi nkuko nabikubwiye bageze mu 149 n'imisago na 60 ba nyakabyizi, hafi 200. Iyo urebye rero usanga abo bakozi bose bakora hano bafite ingo barubatse kandi bakagira indi miryango batunze, irimo abana bishyura amashuri, irimo izindi famille zabo bafasha, ku buryo ubona iyo ndebye mbona nanjye binshimisha cyane kuba nkora n'abantu kandi bakabasha gutera imbere. Natambagiye uru ruganda mbona bari abakobwa, ababyeyi, abagabo n'abasore barimo, nanjye bintera ishema kubona ukuntu baba bishimiye akazi. Nagira ngo rero mbere yuko dusoza, ahangaha muri mu karere ka Kamonyi, uri umwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Kamonyi uko byagenda kose. Kamonyi wayivugaho iki? Kamonyi kuki waje gukora muri Kamonyi? Hari uduce twinshi ngenda nsura tw'u Rwanda, ariko noneho ngeze nagira ngo tubwire na Kamonyi ho gatoya mbere yuko dusoza. Nabonye ari ahantu bateguye kandi heza hafi y'umujyi, nkuko bateguriye ahari icyanya cy'ingano nkuko hadusanze. Mu mujyi abantu benshi bakunda gukorera mu mujyi, bakajya Masoro, bakajya Gahanga,
ariko mbaze nanabajije menya yuko muri Kamonyi hari cyari inganda, usanga atari ngombwa kugira ngo abantu bajye bateza imbere aba mu mujyi gusa, shinge n'uruganda mu cyaro, mfashe n'abanyacyaro ko dufatanye, kandi mbona bigenda neza ko byampaye n'umusaruro, kandi nabo barwiyumvamo bakarwishimira, ku buryo byahaye ishema akarere ka Kamonyi kuba rwaragabanije ubushomeri bwari buhari. Kandi nkaba uyu munsi wa none ntekereza ko mu mwaka utaha tuzaba dufite izindi produit nshya twashyize ku isoko, twatanze n'indi mirimo ku bantu bageze kuri 200. Kuba rero uruganda mu mwaka wa 2022 ruzaba rufite abakozi bageze muri 400, urumva ko tuzatwara rwanije ikijyanye n'ubushomeri muri Kamonyi. Kugira ngo ugere aho ushinga uruganda, kera iyo umuntu yabonaga abantu bafite inganda, wabonaga hari ibintu wenda udashobora kugeraho uri umwana. None uyu munsi abanyarwanda basigaye bafite inganda, ufite uruganda rukomeye nk'uru nguru. Watangiye ute kugira ngo ugere aha ngaha? Impamvu baje iki kibazo no kugira ngo n'urubyiruko rwumve ko bishoboka. Natangiye ncuruza ubucuruzi busanzwe nko mu mwaka wa 2008, natangire nta igitekerezo cy'uruganda, natangire gusya ibigori, kuko nta mu Rwanda abantu bari bakunze kawunga cyangwa se ifu ikomoka ku bigori, ugasanga biraturuka za Uganda. Nabwo naje kwambuka njye Bugande, ngerayo ndareba mbona uburyo babikoramo, mbona nta mpamvu kugira ngo tuyongeye kujya kuzana amafu y'Ubugande, nane mfata amashini ntangira gusya. Se mbona biragenda, nubwo naje guhindura kubera ubucuruzi nakoraga n'ubundi, ntekereza ko nahindura nkakora ibindi bitari ifu ya ibigori. Ni nkuko nahise ntangira gukora izirikere nkuko wazibonye, ubwo rero ko twatangiye dukora produit ebyiri zonyine, cyane yuko nabonaga mbicuruza kubona mfite iduka n'ubundi mu mujyi wa Kigali, ariko ibyinshi nkajya mbibona bingoye, byanangeraho nkacuruza bigashira, nkaba hafi yo gukinga. Ni uko natekereje mugane ku bundi ibintu biza gutya byanga bitaraboneka, jewe nahakorwa iki kugira ngo mbashe kubona bikorera hano nagomye kujya kubiza. Nza kugira n'umugisha rero, hari PSF private sector iyo mu gihugu cyacu ikangurira ni uko n'ishyamwe rya bacuruzi badukangurira kugira ngo buri muntu wese ushaka kujya kureba kugira icyo areba mu bindi bihugu hanze, murasaba bakabajyana bakatembereza. Ubanjyanye Malaysia, banjyana mu Bushinwa, banjyana hafi ku isi yose, ngiye nasura izindi nganda. Ariko si yegenye twagendaga turi benshi, kuko nzi ko n'abandi bantu benshi ubungubu bafite inganda kandi babikuye ku buyobozi bwiza bukangurira abanyarwanda kujya hanze kureba. Ndibuka yuko twahuriye i Bonn mu Budage ubwo habaga Rwanda Day, akaba ari ibintu bishimishije kuba twarahuriye hariya, ariko uyu munsi none turi mu Rwanda mu ruganda rwawe mu biro byanyu. Ndagira ngo mbabaze ikibazo kijyanye na Rwanda Day. Rwanda Day iyo muyijemo nk'abanyemari ibamarira iki? Bonn mu Budage muri Rwanda Day ikintu byamfashije, ahubwo nabigiraho umugisha ukomeye, kuko abo twe twicaranye nabo naje kubonana n'umuzungu ufite uruganda mu Bufaransa mu ntara ya Champagne. Nza kumuha business card yanjye, mwereka ibyo nkora, nawe ampa business card ye, tuza kuganira byimazeyo. Nsanga akora inzoga za wine, nanjye asanga nkora izindi za rikeri n'izi za warage, biza kumushimisha. Ariko nza kumusaba se nta kuntu nazabasura nkareba niba zuzanye nazo nkazongera muri produit dukora, ku buryo covid yabaye twarahanye contact tunavugana. Yaragomba kuza mu kwezi kwa 4 ku mwaka wa 2019, igihe covid yatangiraga 19 ngira ngo aho ngaho. Ubwo rero covid zuko yasenye ibintu byose, ubwo byahise bihagarara umushinga, ariko ntabwo byahagaze ku buryo atazaza, ko n'ubu dufitanye contact turavugana buri munsi. Yanyemerera ubufatanye bwanjye nawe, ku buryo mu mwaka utaha nko mu kwezi kwa 8 nkuko nabivuze, niza produit zongerera uruganda abandi bakozi zigatanga akazi. Harimo produit ya wine tugiye kuzasohora, ni biza uko nashobora kuza no kuzikwereka, mfite amasample yazo hano, ku buryo urwo ruganda bazajya bahinga imizabibu ko aribo bayifite ku bwinshi, noneho bayitare jewe nze dupakingira hano mu gihugu cyacu. Niko niyo masezerano dufitanye. N'ahantu
muhurirana n'abafatanyabikorwa bigatanga umusaruro nk'uwo nguwo. Biradufasha cyane kubera yuko iyo ugiye muri Rwanda uhura n'abandi bacuruzi bakomeye mu bindi bihugu. Nyakubahwa Perezida bahaye ubutumire, iyo tugezeyo rero ntabwo tugenda tugiye kureba gusa, tugenda tugiye kubona n'abo bantu tukabaganiriza, tukamenya ibyo bakora, tukanibwirana ku buryo wumva ko nk'iyo nyungu nagize icyo gihe mba nekesheje Rwanda Day. Hari n'abandi banyarwanda twahuriyeyo baba bari mu mahanga, ahubwo bagatangazwa no kwibaza se nk'uko yavuze nk'uko ndi muto natekereje Rwanda gute. Habwa ni uko dufite igihugu cyiza, kandi kuba nagendana na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tukajyana mu kindi gihugu, yateguye umunsi wa Rwanda Day akavuga ati ndashaka abantu bamperekeza tukajyana, ni connection nziza cyane, biramfasha cyane ku buryo nta yindi Rwanda Day ishobora no kuba ngo nsigare. Mashaka kugenda ahantu hose kugira ndebe ko nabona ubundi bumenyi burenze kubwo mfite, ko nubwo kugira ngo nawe nzamure igihugu n'abanyarwanda kandi twigaragaze ko natwe dushoboye gukora. Izi nzoga mukora rero mwazitubwira muri make iyo mwatangiriyeho yakurikiye kugeza ku ya nyuma y'uyu munsi? Twatangiriye kuri iyi ngiyi Radiant Gin nuko itagaragara neza, iza gusohoka n'iyi ngiyi yitwa Nguvu, ari nayo nk'iranga uruganda rwacu. Mu gihe gito kitarenze nk'amezi 6 tuza gushyiraho iyi ngiyi King Vuduka, turongera dushyiraho Red Warage, n'iyi ngiyi isohoka ari produit eshanu. Nyuma y'igihe gito muri 2019 no twasohoye produit zindi ubona zose zirimo ya Low Castle, Medo Gin na G&S na Hometown Whisky Brand na New House. Ikaba ari produit nshya twasohoye mu mwaka wa 2019 ku buryo zinakunzwe ku isoko nta kibazo dufite. Isoko rikuru ni hehe? Riri hehe? N'abanyagihugu n'abanyarwanda muri rusange mu gihugu cyacu. Iryo soko ni dufite. Nageze aho mucururiza mbona rwose hari activite zigaragaza. N'abanyarwanda isoko ni n'abanyarwanda, ariko n'ibihugu duturanye duhana imbibi twatangiye koherezayo. Uragera Uganda ugasanga inzoga zacu zirahari, uragera Kongo ugasanga zirahari, uragera Tanzania ugasanga zirahari, uragera mu Burundi ugasanga zirahari, Nairobi ugasanga zirahari. Kuko abantu benshi bibwiraga yuko ibi bidashobora kwererwa mu Rwanda, ariko kugeza uyu munsi ibintu byose birashoboka mu gihugu cyacu. Nkeka yuko urari urugero rwiza ko kuva sinzi niba rwa ruganda aho watangiriye usya ifu ni y'ibigori. Uyu munsi ukaba ufite uruganda rukora inzoga zitari inzoga zibonetse zose, amarikeri, inzoga zengetse zinyobwa n'umugabo n'umugore wifite mu mufuka, cyangwa se ushaka kumva ko yaruhutse. Ese ubundi izi nzoga umunyarwanda wese ashobora kuyigurira? Nicyo kibazo ushaka kubaza, kuko iyo umuntu azirebye gutya abona zihenze. Imyaka yo kuba yakwemerwa kunywa inzoga, kuko igihe abanyarwanda bamwe bategeza ati n'abana baranywa, ariko ntabwo umuntu wese kuje igihe cy'imyaka cyo kuba yemerwa kunywa inzoga arayigura nta kibazo. Umuntu wese afite ubushobozi bwo kuba yayinywaho atayifuje ngo avuge ngo yabuze akazi ko kugira ngo abone amafaranga yo kwigura. Nyiranabayo, mu gusoza, niki kintu wumva watubwira tutavuze? Urakoze. Nkuko uramaze kwimbaza, icyo ndi majye kuvuga no kuvuga ngo inzoga nk'izi ni inzoga zinywebwa n'imfura, kandi zinywebwa mu gihe cyo gutarama, kunezerwa. Ntago ari inzoga zo kunywa. Hari umugani bavuga ngo inzoga n'imfura ikanyobwa n'imfura. Nk'ibyo inzoga n'imfura kandi ikanyobwa n'imfura. Nk'ibyo rero nk'uwo mugani nkuko bivuga, inzoga uko wazinywa no kunywa nkeya mu rugero, ntago ari kunywa inzoga nyinshi cyane, kandi ukazinywa wataramye, kuko twakoze inzoga nk'izi nziza z'abanyarwanda kugira ngo buri wese aziyumvemo, yumve ko ari inzoga y'abanyarwanda kandi imeze neza. Inzoga yengetse rwose ihiye, imeze neza. Niyo mpamvu rero tubwira abantu uko kuzinywa atari kunywa inzoga nyinshi, bagomba kunywa nke mu rugero.
biba bihagije. nk'ihana bayo rero nagira ngo ngushimire rwose by'umwihariko kuba wafashe uyu mwanya ukawuduha kugira ngo tuganire kuri iki gikorwa nk'umwe mu bikorera hano mu Rwanda bari kuri uru rwego, mu rwego umuntu atatinya kuvuga ko urwego ruhanitse rwiza rw'intangarugero. Nanjye nkaba narusuye nkabona ibi bikorwa, nkaba nabigeza no ku bandi n'abanyarwanda bari hakurya hariya tubana hirya no hino mu mahanga, bakaba baboneraho ko mu Rwanda ari ahantu ho gushora imari, kuko iyo umuntu abonye ibikorwa agira inspiration, agira yumva nawe yifuza kuba yakora nk'ibyo. Ni muri urwo rwego naje kubasura ngo tuganire